nicyo uvuga ko ku bushake bwa perezida Tshisekedi bwo guhindura itegeko nshinga binyuze muri referandumu ndetse n'uko yavuze ko ashobora kwiyamamariza manda ya gatatu abaturage nibabishaka. Ibi ni ibibazo bya politiki bishobora gushimangira ndetse bikaba byanashimisha bamwe bikababaza abandi. Icy'ingenzi ni ugushaka igisubizo kiri hagati. Tugomba kubanza kureba ibitagenda neza ku itegeko nshinga n'ibikwiye gukosorwa. Njye ku giti cyanjye hari ingingo 3 cyangwa 4 nifuza ko zahinduka, harimo imiterere y'umujyi wa Kinshasa, caisse de péréquation ndetse n'izindi ngingo 2 cyangwa 3. Kuki ubona ko hakenewe impinduka mu mategeko? Ni ukubera ko hari ibikenewe guhuza amategeko n'ibibazo igihugu gifite muri iki gihe. Iyo dutanga ibyifuzo by'amategeko biba bigamije gukosora cyangwa kunoza ibikwiye kuvugururwa. Ni ukuri ko buri tsinda rya politiki riba ryifuza gukomeza kugira ubutegetsi igihe kirekire gishoboka, ariko icyifuzo cyanjye ni uko ibi byose byakorwa mu bwumvikane, mu bwubahane no mu biganiro. Ni iki wifuza ko cyabanza gukorwa mu gihugu? Ndifuza ko igihugu cyongera kuba kimwe kandi kigahuriza hamwe abaturage, ko hatabaho kwivanga kw'ingabo z'amahanga mu gihugu, kandi ko imitwe yitwaje intwaro yose ikurwaho. Utekereza iki ku ruhare rw'intwaro muri politiki? Abashaka kugira uruhare muri politiki bagomba kubigeraho binyuze mu matora, ntabwo ari ugukoresha intwaro. Iyo umuntu atowe akwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo abaturage bamutoreye bishyirwe mu bikorwa. Nicyo unenga cyane ku itegeko nshinga ririho ubu? Kunenga cyane itegeko nshinga ririho ubu bamwe babishingira ku kuvuga ko ryanditswe n'abanyamahanga kandi rigamije inyungu z'abanyamahanga, ariko njye mbona ko tugomba kujya ku ngingo imwe ku yindi, tukareba neza ikibazo kiri kuri buri ngingo. Njye ku giti cyanjye mu ntangiriro nshyigikiye ivugururwa ry'itegeko nshinga. Tugomba kubanza kureba ingingo zikenewe gukosorwa aho guhita duhindura itegeko nshinga ryose. Ese ushyigikiye gahunda yo kubaza abaturage binyuze muri referandumu? Kubaza abaturage icyo babitekerezaho ni byiza, ariko ikibazo ni uko tutazi ibibazo bizashyirwa muri referandumu. Kugeza ubu ntiturabona neza ibibazo bizabazwa abaturage, bityo biracyagoye gutanga umwanzuro wa nyuma. Muri rusange, ni iyihe nama watanga ku bijyanye n'impinduka z'itegeko nshinga? Tugomba kubanza gusesengura ingingo ku yindi, tukareba ibitagenda, tugatanga impamvu zifatika zerekana ibikwiye guhinduka, kandi byose bigakorwa mu mahoro, mu bwumvikane no mu biganiro hagamijwe inyungu z'igihugu n'abaturage. Reka ngusuze cyane wowe ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News, kanizere ko umeze neza cyane, nizere ko ibintu ari amahoro. Ni mu kiganiro cy'umunyamakuru Stani Chiamara Bujakera kica kuri X cyangwa se ni SpaceX, aho abagenda hostinga abanyapolitiki bagiye batandukanye bakamuganiza ndetse bakanamubwira uko ibintu bimeze ku bijyanye n'ubundi na politiki, cyane ko nyine ari umusesenguzi akaba n'umunyamakuru wa politiki. Rero aho yaganiraga na senateri Jean Bamanisa, aho yamubazaga ku bijyanye n'itegeko nshinga n'ihindurwa ryaryo muri Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe impaka ku ivugururwa cyangwa ihindurwa ry'itegeko nshinga zikomeje guteza impaka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Senateri Jean Bamanisa Saidi yavuze ko hakwiye gushakwa inzira y'ubwumvikane aho igihugu cyahita kijya mu guhindura burundu itegeko nshinga. Bamanisa Saidi, umwe mu banyapolitiki bakomeye bo muri Kongo, yabigarutseho mu kiganiro cyatambutse kuri SpaceX cyateguwe n'umunyamakuru Stani Bujakera Chiamara. Yaganiriye ku bibazo bitandukanye bya politiki biri mu gihugu, birimo ibiganiro bya politiki n'ubundi imiyoborere, umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga uriho impaka kugeza kuri ubu. Uyu musenateri yavuze ko ibiganiro ari uburyo bw'ingenzi bwo gukemura ibibazo bya politiki n'imiyoborere, kandi ko bidakwiye guhezwa mu gihe igihugu gifite ibibazo bikomeye bigomba kuba byakemurwa binyuze mu bwumvikane. Ku kibazo cy'itegeko nshinga, Bamanisa Saidi yavuze ko we ashyigikiye cyane ivugururwa ry'ingingo zihariye aho kujya mu nzira yo guhindura burundu itegeko nshinga. Yagaragaje ko hari ingingo zimwe na zimwe z'itegeko nshinga abona ko zikwiye gusubirwamo kugira ngo zijyane n'imiterere y'igihugu n'ibibazo byacyo. Mu byo yagarutseho rero harimo imiterere n'umwanya w'umujyi wa Kinshasa, ndetse n'imikorere y'ikigega cy'igihugu cyo kuringaniza iterambere ry'intara kizwi nka Caisse Nationale de Péréquation. Ku bwa Bamanisa kandi ntabwo ikibazo gikwiye kuba gusa niba itegeko nshinga rizahindurwa cyangwa ritazahindurwa, ahubwo hakwiye kubanza kurebwa neza ingingo zikenewe kuvugururwa n'impamvu nyazo zituma zivugururwa. Ni muri urwo rwego yavuze ko hakwiye gushakwa icyo yise juste milieu cyangwa inzira yo hagati ishobora guhuza ibitekerezo bitandukanye biri muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kibazo gikomeye yagarutseho ni icy'umushinga wa referandumu ku itegeko nshinga. Bamanisa yavuze ko afite amakenga kuri iyo nzira cyane kubera ko kugeza ubu atarasobanukirwa neza ibibazo nyirizina abaturage bazasabwa gutoraho. Kubwe mbere yo gusaba abaturage gutora kuri referendum hakwiye kubanza kumenyekana neza ibibazo bizashyirwa imbere yabo, ingingo zigiye kuvugururwa ndetse n'impamvu z'izo mpinduka. Ibyo abaturage bakabimenya ubundi bakajya babatoresha. Ibi bibaye mu gihe impaka ku itegeko nshinga zimaze igihe zishyushye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, binakomeje nyine kuba biteza umwuka ugiye utandukanye, buri wese afite uko abyumva. Hari abayobozi n'abanyapolitiki bashyigikiye ivugururwa bavuga ko hari ibice by'itegeko nshinga byo muri 2006 bitagihuye n'imiterere y'igihugu muri iki gihe. Ku rundi ruhande hari n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bafite impungenge ko impinduka z'itegeko nshinga zishobora kugira ingaruka ku mikorere ya politiki n'impaka, ndetse hakaba habaho n'ingaruka ku mipaka y'ubutegetsi bwa perezida. Bamanisa we ariko asaba ko iki kibazo kidakwiye kurebwa gusa mu ndorerwamo yo guhangana kwa politiki, ahubwo asanga hakwiye kubaho ibiganiro bigamije gushaka inyungu rusange z'igihugu. Yanasabye ko hatabaho kwivanga kw'ibihugu by'amahanga mu bibazo by'imiyoborere ya Kongo. Kubwe abaturage ba Kongo bagomba kugira ububasha bwo kwihitiramo abayobozi n'imiyoborere yabo, kandi ubutegetsi bukwiye kuboneka binyuze mu matora. Iri jambo rishimangira igitekerezo cye cy'uko
impinduka za politiki zidakwiye gukorwa ku gitutu cy'inyungu z'abantu cyangwa amashyaka runaka, ahubwo zikwiye gushingira ku biganiro no ku mategeko ndetse n'inyungu rusange z'abaturage. Bamanisa kandi yagaragaje ko ibiganiro bya politiki ubwabyo atari ikibazo, ahubwo ikibazo ari ukumenya icyo ibiganiro bigamije n'uko bizashyirwa mu bikorwa. Yaburiye ko ibiganiro bitagomba guhinduka uburyo bwo kongera gushyira abantu ku mwanya cyangwa se ku myanya y'ubutegetsi batabanje kunyura mu nzira zisobanutse. Muri rusange, ubutumwa bwa Jean Bamanisa Saidi ni uko wabona Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye kwirinda guhitamo inzira ikabije. Ashaka ko habanza kurebwa ingingo z'itegeko nshinga zikenewe kuvugururwa, hagakorwa ibiganiro byagutse, abaturage bagasobanurirwa neza impinduka ziteganijwe, hanyuma hakazafatwa icyemezo gifitiwe ubushobozi n'ubwumvikane. Kuri uyu musenateri, ivugururwa ry'itegeko nshinga rishobora kuba ngombwa, ariko rigomba kuba rifite intego zisobanutse kandi rikorerwa mu mucyo, nta kuvuga ngo haraharanirwa inyungu z'uyu cyangwa se zuriya, bakabishyira hamwe. Rero ubwo nuko bimeze. Rero reka ngushimire cyane, nkubwe gukomeza ukurikira ibiganiro byacu hano kuri The Quick Times News, kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro bigenda bikugeraho kanya ku kanya. Ushimire cyane, nkwifurize guhushya ugahirwa mu byo ukora byose, kandi Imana ibane nawe uhehe uronke. J'ai également suivi cette volonté exprimée par le président Tshisekedi de changer la constitution par voie du référendum, et sa disponibilité également, si la population le souhaitait, selon ce propos, à briguer un troisième mandat. Quelle est votre réaction ou position sur ces deux questions précises? Écoutez, c'est des questions politiques qui fâchent un camp ou qui satisfait un autre, et il faut trouver des justes milieux dans tout cela. Le juste milieu, c'est de voir qu'est-ce qui ne va pas. Effectivement, je peux vous dire, par exemple, que j'ai 3-4 articles que je voudrais vraiment qu'on change dans la Constitution. C'est le statut de Kinshasa, c'est la caisse de la péréquation et 2-3 autres articles. Donc, on a des revendications sur le suivi. Si je fais des propositions de loi à 4, là, c'est parce qu'il y a justement des besoins d'adapter nos textes. Mais nous devons plutôt voir qu'est-ce qui demande d'être corrigé, d'autres revues. Est-ce que politiquement, chaque groupe politique, c'est vrai, veut garder le pouvoir le plus longtemps possible. Mon souhait le plus ardent, c'est que nous puissions le faire dans la fraternité et le dialogue, et que nous puissions trouver le juste milieu pour que le pays soit réunifié, et qu'il n'y ait pas d'immixtion extérieure, des armées extérieures dans notre pays, que nous puissions interdire tous les groupes armés et par la voie des armes, et que nous puissions avoir droit à la place politique par les urnes, et que le travail, une fois qu'on est élu, puisse être celui non pas de faire des grands espoirs aux populations, mais de pouvoir réaliser beaucoup pour nos populations. Donc les autres questions, Stani, je ne saurais prédire l'avenir, mais nous suivons de près. Mais parce que vous avez suivi que le plus grand procès qu'on fait à la Constitution actuelle, c'est parce qu'elle serait une Constitution rédigée par les étrangers, pour les intérêts étrangers. C'est ça le plus grand procès fait contre la Constitution actuelle. Mais il faut aller article par article et analyser ce qui dérange, et puis donner des arguments. Moi, je vous dis qu'il y en a quelques-uns dans mon cas. Et vous êtes plutôt pour une révision ou pour un changement formel?
Mais écoutez, dans un premier temps, c'est une révision. Moi, personnellement, c'est une révision. Maintenant, s'il y a des... Je n'ai pas encore eu vraiment les explications. C'est pour ça que peut-être qu'il y a une démarche de consulter la population s'il faut changer la Constitution. Mais C'est quelque chose que vous soutenez, cette démarche du référendum? écoutez, avoir l'avis de la population, on ne connaît pas les questions qui vont être posées, hein. Donc, on n'a pas encore élaboré les questions qui vont être posées, donc on ne sait pas.